Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti bakundwa, bakunzi bamenya impamvu TV, banyarwanda muri ahanyuranye hirya no hino, baba bo mu gihugu, baba bo hanze y'igihugu, barundikazi, bakongomanikazi, n'abagande, abari muri ibi bihugu turimo mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika, hirya ya Afurika, mu mahanga hose hirya no hino, ndabasuhuje. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe. Ni Muzalendo nimero 5 n'ubundi wongeye kugaruka nje kubaganirizaho gatoya. Cyakora hari n'inyigisho mfite Innocent nibishoboka kugarayishyiraho nyuma, ariko nagira ngo mbasuhuze kubera ko turakumburanye. Ariko ku buryo bw'umwihariko reka nsuhuze aba Bazalendo b'Imena, reka nsuhuze Muzalendo Niringiyimana Innocent, ntitaye ku bya cano ayobora. Ndamusuhuje nakomere, kandi Imana y'amahoro ikomeze imurinde. Numvise ko yari amaze igihe arwaye, nizere ko yakize. Ndasuhuza Karasanye ka Myasiro Muzalendo wa Makari, Muzalendo wa Makari. Wenda tuza bariya abana nabo bamwise ngo ni umwami wabo, ariko twebwe natwe dushobora kumwitira irindi zina Muzalendo. Hano ndatekereza ko tuzatuvuga Muzalendo tukongeraho wenda irindi zina, ntacyo dushobora kubona Muzalendo Karasanye ka Myasiro, ariko ubwo nyine ni Muzalendo wa Makari. Nge niko ndikumva nabivuga. Mbo hari Muzalendo nanjye wenda reka ni mbasuhuze, nzamura ikiganza. Muzalendo nimero ya 5, hari Muzalendo mwene muzehe, bose ndabasuhuje. Muzalendo w'umukonyine kazi, ntabwo nzi ahantu aherereye ariko sinangombwa. Bo hari Muzalendo nyina w'abana, abo bose bari kujya baza batwunganira. Ni karibu rwose, nabahaye karibu, no muri comment nabahaye karibu. Muzalendo nimero 4, Muzalendo nimero 7, Muzalendo nimero 77, Muzalendo nimero 100. Wenda hari n'abandi nibagiwe, ariko bose ndabasuhuje. Abo nibo nabashije kumva, ariko munyohereze n'abandi nabo magire ku rutonde kabisa. Umuntu wemeye gutinyuka akitira izina, ngiye kubisubiramo. Umuntu wemeye kuvuga ngo ndi Muzalendo akitira ino zina, hari ikintu nabategure n'abapropose. Ndashaka kugira ngo Innocent namwe dutanga n'ibyifuzo, turebe ukuntu twashyiraho groupe yacu cyane. Wenda abangaba bamaze kuboneka ku buryo wenda undi uzinjiramo tuzabanza kumucekinga turebe, ariko ndashaka ko Innocent twemera kuba admin, twareba undi muntu ariko akaba groupe yacu tujya tuganiriraho, tukavuganiraho, tugahanaho amakuru. Pourquoi pas tutakereya n'ikintu gifite imbaraga twazageza no mu gihugu cyacu. Bavandimwe, reka turi kwitegura gutaha, turabiganiraho wenda gakeya cyane, ariko mumenye ko ibyo turi gukora byose mubikore mwitegura gutaha. Ari uri gushakisha agatike, ari uri kugira gute, ngende kubabwira ko ngende gushakisha agatike. Nimujye ndi kubibabwira ngiye agatike ndi kugashakisha kugeza igihe nzakabonera, ariko ngo ndi guteganya n'igihe, ni kugendana n'igihe, ariko nka prevoya ko kagomba kuboneka. So abo bantu rero, izo groupe, abo bantu bamaze kwita abazalendo bidekaraye kwamenya impamvu TV, hari impamvu bidekaraye. Iyo nyamba nkunda kubabwira ibintu by'Imana, ijambo ry'Imana, kuko niwo murimo wanjye. Ndababwira ngo inkono bwa mbere, inkono ihira igihe, kandi nanone umuntu akavuga ngo nta bitagira iherezo, kandi umuntu akavuga ngo buriya ikintu cyose kibaye Imana ibi gifiteho umugambi bikizi. Kukoze kujya umuntu aza baba ari umuntu bacu batwiyunzeho, twidekaraye twabanzaga kuvuga turi nk'abantu nka 3 gucyo, dutanga ibitekerezo, dutanga ibiganiro. Naba nabo ndi gutekereza ko batangiye kuza. Ntacyo niyo waza ugasuhuza ati ngewe ndi Muzalendo nimero 77, cyakora ntimuziyite 666, ntazagira uwite iyo nimero. Hari na Muzalendo w'umupagani, nawe namwumvishe namwibagiye, sorry. Amazina yose aremerewe, ariko iyo nimero 666 yo ninayikatara kabisa. Mbo noneho ubwo abo bose turabatumiye nibaze, wenda n'abandi bazaza, ariko ndi gushaka ko mugitekerezeho. Ni proposition mbahaye. Wenda hari abagifite wenda ubwo bwo kuvuga ngo ntitwakora ntuza groupe, ese nimero zacu zamenyekana. Bavandimwe, reka mbanze mbabwire, ubwo kuvuga ngo Muzalendo nimero 77 wamenya ngo ninde iyo groupe. Ni wandikaho nimero 77, okay, sushireho ifoto, uzabasha gushyiraho ifoto, okay, it's okay, ntacyo wewe uguza warangije kwihishura. Rega buriya igihe kizagira abantu bose twese twihishura, turihishe. kandi kwihisha ntago mbabwira ko ari ubugwari, ntago ari ubugwari, n'aya mahano twashobomwe n'ababicanyi, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimubura ubwenge nanjye nzabareka. Ni kuki wajya kwidekarara ukigaragaza uzi ko hari abantu bari kuguhiga? Aka gatsiko kabicanyi murabona ko kadushyizeho ingenza hirya no hino hose ku isi, yaba mu masosiyete, yaba mu bihugu, aho hose kaba kari kugucunga. Ariko ibi ngibi ça va terminer. Ibi ni bizagira iherezo, biri kigira itangiro kigira n'iherezo.
gishobora gutindaho ariko kikazarangira. Icyo nzi cyo izi za intelligence badushyizemo baducometsemo zo ntabwo zizahita zirangira. Niyo twagera no mu gihugu hazaba hari abicanyi, nabibabwiye kenshi nti hazaba hari abicanyi binyegeje bazaba berekana n'ishusho yabo yo kwera ariko ari ibirumira habiri. Tuko n'ibindi kuvuga n'iyi groupe wenda ashobora kuzamo n'ibirumira habiri, ariko nibishaka bizazemo. Icyo nakubwira we, niba ugifita kwigengesera iyo groupe yo ndi kuyisaba, nishaka ibi y'abantu batatu, nishaka iy'abantu bane, ariko ndi gushaka ko tugomba kujya dukorana tuziranye, pourquoi tutagira ikintu tugeraho. Twarasomye, hari abasomye ndahirwa ari n'abatarasomye, ariko umuntu widekaraye ngo ndi umuzarendo aba afite ikintu, hari yindi ntuza sensitivité aba afite muri we, hari yindi myumvire we aba afite. Ndatekereza ko bayatanguye n'abandi barazifite batari kuvuga. Narababwiye ngo hari abatavuga, hari abo turi mutubona mu ma comment batavuga, batagira gute, abo nabo birashoboka, kandi hari n'utazavuga kugeza igihe ageze mu gihugu. Ariko niba wari dekaraye, sinkubwira ngo werekane ifoto yawe, sinkubwira ngo uvuge igihugu cyo pa import, ushobora no wenda inomero zishobora no kugaragara zikagaragaza igihugu, byo nta kibazo. Ikindi ngiye kubabwira cya mbere, umunsi wawe ntushobora kurenga. Umuntu wese uzapfa ari mu buhungiro yabanjije byararangiye ari determiné. Umuntu wese uzagongwa n'imodoka, uzicwa n'indwara, uzatega ibyuma, uzaraswa, uzahigwa nyine hirya no hino. Mwabonye uko bagiye nose uko bagiye agatsiko kagiye gahiga abantu, karababonye benshi, ntabwo kababonye hafatwa umwe kumva ngo arafashwe, ariko abo bose baba ntabwo hari ibibazo bitemewe. Nababwiye kenshi ko uru rugamba Imana irurimo. Ndigize development nini cyane, ariko nta kundi ni wenda ni intangiro, ariko ndababwiye ngo Imana byose ibibizi. Ayo groupe abakigengeseye, abadashaka kugira ngo wenda bagaragaze n'inomero zabo, ntacyo dushobora gukomeza gukorera hano, kuvugira hano, gutanga ibiganiro gutya. Iyo kandi iyo groupe turi kuvuga ntabwo ari kuvuga ngo iragiye iriyonkoye kuri channel yacu. Hari channel duhura, hari centrale, ni centrale, ariko noneho iyo centrale burya bifite ntuzaze izindi nzego, bifite izindi nzego kandi zigomba kugira gute kuba zakora. Ni igitekerezo cyanjye, ushobora kucyamerera kubera ko ubumenyi mfite bushobora kuba buciriritse ku bwawe, ariko ngewe icyo ndagisabye kandi mukigeho mureko iyo groupe yaboneka. Groupe ya WhatsApp ushobora gushyiraho nimero, ntushyireho izina, ntushyireho amazina yo twarayise yabaye menshi. Namba ni namba nyine, nayo ni izina, ushatse washyiraho namba gusa, ariko iyo groupe ikaboneka twatuganira. Wenda hari ibindi bintu twageraho, ntabwo ndi kubabwira ko twakreya ishyaka no, ibyo byo umumbabarire, murumva uwo ndiwe, ntabwo ibyo nabijyamo. Gusa kuzakorera igihugu cyo ndabibatoza ko bigomba kuzabaho. Niba wiyise muzarendo, ugomba hari kuwe nyinshi cyane tugomba kunyuramo dukorera igihugu. Na n'ubu kandi turi kugitegura, turi gutegura ubuzima bwiza, turi gutegura turi kwigisha abantu. Niba turi kwigisha abantu se, turi kwigisha abo tutazakoresha cyangwa tutazakorana nabo, turi kubigisha imico myiza, kandi ubwo no kuvuga ngo turi kubitegura turina. Nta mpamvu rozo kugira ngo ejo bazavuga ati muratashye tugende bimwe, niba n'amatelefone tuyataye bashobora no kuyikwiba, bashobora no kuyijugunya, ngo ntuzongere kwibuka undi muntu. Ariko no kuvuga ngo hari uburyo tugomba kuzaba tuziranye tukamenyanaho, kuko niba abantu bari ku rugamba bakaba bafatanyije uruhembe rw'umuheto, pourquoi pas bataba baziranye cyangwa se bakamenyana. Ni proposition yanjye s'il vous plaît, nta bindi birenzeho. Murakoze rero, ubwo nabasuhuzaga abo bazarendo, hari abamaze kwidekarara, abo niwe ndatekereza ko Innocent yadushyira ku rutonde. Waba ari kumva byakunda, noneho tukareba ka groupe dukoraniraho ka WhatsApp, tukajya tuganira no mu gikari, tukinegura ukuntu, tukagira icyo tuvuga, ibitekerezo tukabihana, kuko turi gutegura u Rwanda rwacu rw'ejo. Si n'u Rwanda, ni Burundi na Kongo. Muri abo bantu ba muzarendo twese ntabwo turi abanyarwanda, sorry, nari mbitarutse. Hashobora kuba harimo n'abarundi, n'ubishe na muzarendo w'umurundi, Imana imuhe umugisha, nawe ni karibu. N'abandi niyo nashaka bari nabo muri Kenya no muri Tanzania. Abo niba wiyise muzarendo ukaba uri kurimenya impamvu utize, ndatekereza uri kurebera u Burundi neza, ukarebera u Rwanda neza ko byaba mu mahoro, ukarebera Ubuganda neza, ukarebera na Kongo neza. Igihugu aka kare mbese CPGL yose ndikumva ko uyitayeho. Wowe rero pourquoi pas tutamenyana? Tugomba kumenyana mbere na mbere yo kugira ngo twinjire mu gihugu. Hari icyo tugomba n'ubwo bushuti bwacu tukabugira, tukaburanforsa. Murakoze rero, Imana y'amahoro ibaho umugisha kuba mwumvishije impamagaza yanjye cyangwa se umuburo wanjye. Nashatse kugira ngo rero tuganireho gakeya abavandimwe, inshuti, narangije kubasuhuza. Nizere ko Imana ibarinze, nizere ko muriho neza, kandi utabayeho neza nta kibazo, umenye ko ejo uzabaho neza. Niba uri mu mwobo, umenye ko ejo uzaba utari mu mwobo. Nagiye mbaho ingero nyinshi, narabwiye ngo ngewe icyanjye ni ukubahumuriza, kandi mbahumuriza nanjye nihumuriza, ntugire ngo ni ukubahumuriza. Narabwiye ngo nigeze gusaba iminsi 3 ndi mugunga ngo nzagere mu gihugu cy'u Rwanda mbashe kunywa utuzi two mu Rwanda. Bavandi mu Rwanda ruraryoshye, n'ibindi bihugu biraryoshye, ariko
kiriya gihugu sinzi, ntago nzi ukuntu kimeze klima yayo yacyo, ntago mbizi, nubwo wenda n'ahandi hose ari kimwe, n'u Burundi ni sawa, na Kongo ni sawa, ariko nabwiye ngo nigeze gusaba ngo ngende nywa amazi iminsi 3 ndi mugunga mu nkambi. Iyo minsi 3 nyisaba Imana, ndayibwira ngo ningira mu Rwanda nkamara kunywa ayo mazi, kuko narebaga Rubavu nayo yayirebaga, ariko nkaba ntabasha kuyikozaho imitwe y'intoki kubera ibisimba byari birimo. Ariko bino bisimba bimaze igihe bavandimwe, guhera 9 na kangahe na 6 ngo ubwo narasabye iminsi 3 ngo nimara kunywa amazi nkasuhuza n'ababyeyi, narasabye Imana ngo Mana ninshaka nzahite nitahira. Urumva icyo gihe cyifuzo nanjye mfite cyari 9 na 6, ngo mundebera igihe tugezemo. Nongeye kwifuza, nifuza ibindi, ni byinshi cyane nagiye nifuza. Narababwiye turi mu ntambara, ya ntambara bisi y'abacengezi, ukuntu twagendaga nta muntu wigeraga yirirwa mu rugo na rimwe. Nyuma ukava mu rugo saa 11 wenda za mu gitondo ati ziraje, ukirirwa urirukanka, wagera iriya ngo zakugose ugasubira inyuma, ugaterera ibiki, uhetsa abana, uri kugura n'icyo ubaha. Nuko wataha wagira amahirwe ugasanga inzira cyahari, ubundi wataha ugasanga inzu barayitwitse. Ibibazo ni byinshi bavandimwe, ariko nigeze gusaba Imana, ndavuga ngo Mana, koko ubu nzigera ngira umunsi bucya mu gitondo, ako kazuba ka mu gitondo nkicareho, nzamuke ngere saa 12 ntirutse, noneho ndyame ntuje, bu gitondo bwongere buke? Naravuga ngo ntabwo bizashoboka. Nabibajije Imana uko niba bizashoboka, ariko ibyo nanone nabikoraga, muribuka ko ari 90 na kangahe n'8 guki 9 na 7 9 8 guki. None se ubu tugeze ryari? Ndacyariho. Niyo mpamvu rero mvuga ngo ngomba kubahumuriza, muhumure n'ibingi buzabyibagirwa. Uri kumva izo ngwabo muri kureba abari bicanye n'abaki bose zo mu Egiputa, hari igihe mutazongera kuzibona. Mumenye ko ari igihe tutazongera kuzibona, twari tubyumva nk'amateka. Ubu se mwibuka ko ababyeyi bacu ba kera, basokuruza bacu babahagurukiragaho bagashinga icumu hano mu bitugu, umwami akamuhagurukiraho. Ibyo murabizi. None se uzi ko wagendaga kujya guhingira iyi bwami, ibyo bitaga shiku, ukagenda ugahinga ntacyo urahembwa, wabona abo bayobozi nawe nabona abayobozi niwe navuga ngo nabaki, baba bakuri hejuru, bakaba bari kugukubita igiti ngo uri guhinga nabi cyangwa uri guhinga buhoro, bari kuguhonda n'inkoni uri guhinga, nta n'ijana uracyura, nta n'uruhembo barakugabo, nta ruhembo baranaguha. Gusa muzi ko yego ababyeyi bacu, abasokuruza bacu nyine wenda baragiye, bo nta bakiriho, niyo haba hariho ni bake bariho, ariko suri kwibaza ibyo ngibyo wabikubwira wabyemera ko byabayeho. Nibi bizaba amateka, Kagame zitwa amateka, inkotanyi zitwa amateka, ngo harabaye ntihakabe, habayeho inyenzi, habaye inkotanyi zamaze abantu. N'inyenzi iranyumva imenye ko ibyo byashiku byabayeho, imenye ko uburetwa bwabayeho, imenye ko guhagurukira ku muntu byabayeho, imenye ko guheka umwami wagenda ugaheka watikera bakagukubita, urukumva, umenye ko ibyo bitaga amakoro, wagenda ukajya gutanga ugahinga, wamara guhinga ukajya gutanga amakoro ibwami, ntacyo urahembwa, ari wowe wahinduka uvuga uti wasaruye ugafata isaruro wagize ukikora ukajyana. Ari byo nk'ubu dukora twebwe nko mu makanisa, dufata umusaruro tukajya kuwutura Imana, tugashyira mu rusengero, ariko baragendaga bakajya gutura abo badayimoni biyo ngiyo, kandi wanagenda nabi, niba unikoreye wanagera watura abana bigaye batabireba neza, ukava umaze gukubitwa. Bavandimwe, ibibazo ni byinshi, umunsi ni ndende cyane. Niyo mpamvu Uwiteka akigera hano, Yesu akigera ku isi yaravuze ati ntago nje gutanga amahoro hano. Mumenye ko atari amahoro, ariko bitavuze ngo ni amahoro yo mu mwuka Imana yavugaga. Ntabwo ari kuvuga ngo ni intambara za buri gihe, oya. Byinshi ni amahoro y'abantu basenga Imana yo mu mwuka. Ntabwo ari kuvuga ngo Yesu yazanye ngo intambara ngo buri munsi, kandi murabibona ko atari buri munsi. Ariko nawe ujye ubaho umenya ngo niba uno munsi bibaye byiza, ujye umenya ngo ujye uteganya ejo. Niyo mpamvu mbabwira kugira neza, mujya mbatoza ninjiye mu ivuga gutuma. Sorry, mumbabarire, reka nashaka kugira ngo mbahumurize. Ni muri ubwo buryo nshaka kugira ngo tuganireho gakeya. Nashaka kugira ngo baganirize, hari abantu bafite ikibazo ngo cya Monisco, hakaba hari n'abandi bafite ikibazo ngo kiriya cya Doha na bira byo kujya gusinya CCRF n'ibindi. Bavandimwe, reka mbanze mbabwire Trump, muribuka ijambo yavuze, ari nabyo Karasanye ka Myasiro yashatse kuvuga bya Magayane akamwibagirwa. Ni Magayane yavuze ko ubu butegetsi buzavaho nk'ubufindo. Na Trump ejo bamubajije, nawe yaravuze ngo muzabibona, ngo ariko ni ibintu by'igitangaza, bizaba ari igitangaza kibaye. Nanjye mu biganiro natanze, niba ari uwibuka, yibuke ko ari ahantu naje kubona ngo mbona ku gasozi ingabo zari zihari, abakuru bose, abakadere bose bahunze ijoro, barukuru tubagiye badeployinga ahantu, bajya gukanguka bagiye kureba ngo wenda bahabwe amategeko ya mu gitondo, bagasanga nta muyobozi uhari.
bagize gute bikuyemo. Iyo nama zizabaho z'inyenzi, ujye kubona ubone nazo zabuze, ntiwamenya iyo ziri. Ikindi nababwiye ngo Kagame mu minsi iri kugiza agiye kujya agira gute, agiye kujya yihishahisha ntaboneke. None se iyi nama y'ubumwe bwa Afurika yabaye, uri kubona hari aho yabonetse? None se ntarimo, noneho ko twavuga ngo wenda n'ibihugu bya kure, iyi nama yabereye hariya yo kwakira buriya mukuru w'u Burundi ahabwa uburenganzira, ahabwa iki cyubahiro cyo kugira ngo ayobore ina Afurika, nakagombye kubura amaziko se? Noneho hari umuturanyi wagiyeyo, narabwiye ngo ni ukwihishahisha, ubwo bwose ni ukwihisha, ni ubwoba, ikindi ni isoni n'ikimwaro. Ibigaragara rero, wenda duhere kuri iki cy'u Burundi, narabwiye ngo ni amezi 3 mbahaye, ariko se bavandimwe ko mwabibonye, ubu kwezi kwa kabiri tugeze mu matariki, ubu turi ku itariki 15 y'ukwezi kwa kabiri 2026, niyo mvugiraho ubu niyo turiho ku munsi wo ku cyumweru. Muri kumbwira kugeza kuri 30 z'ukwa gatatu, muri kumbwira ngo ibintu zabigeze. Niko nababwiye ngo izi nyenzi niziba zikidegembya, zikirasa, zigifata imisozi, zigifite power muri Kongo, ibyo ngibyo ubwo hari ikindi kintu kizaba kigomba gukorwa. Njye naravuze ngo hari irindi jambo nzavuga, kuko ubwo ahondi ubwo ntago nzaba nkihari, ntago naba nkihari, niko nari nabibabwiye, ariko muri kubona bigeze. Reka duhere kuri iyi ndege yaje. Oya, reka duhere kuri Monisco bati ije kongera ngo kuba mbega cyangwa se kunekera ngo inkotanyi. Ariko bavandimwe, wenda bajye banababeshya na biriya binyamakuru byo mu Rwanda bijye bibabeshya, wenda babeshwa bo nta kibazo n'uburenganzira bwabo n'abacika intege, wenda ku bushake bwabo, kubera ko nta narize baba banafite. Ariko iyi ntambara niba yaratangiriye hano muri Cyanzu muyumva, mukaba mureba higeze uno munsi, mukaba mureba imyaka ishize, izi nyenzi zitwa ngo zizi kurwana, ngo u Rwanda ruzi kurwana, noneho ngo rufite abasirikare bazi kurwana batojwe, noneho amahanga yose akaba arimo. Buriya mwumva ngo u Rwanda ruri kwiyama ngo Kongo ngwizana abacangero, ngo abanyamahanga bakarwana, ngo kandi bibujijwe. Izi nyenzi ntabwo arizo zirwana, buriya zarapfuye, zigeze aho ziranashira, bazanamo abandi bantu bo hirya no hino, n'abacanshuro bibereyemo nubwo batagaragara. Inyenzi zizi ubwenge, ni ukuvuga ngo zishora abantu imbere, bariya bakuru tunyine nahoze ndavuga, zigashora n'abakongomani imbere, bariya zafashe, ariko zo murabizi ko zitagaragara. Nk'aba bose bumva ngo bawira ingoma baki, abo bose ba Makenga bari kuvuga, ba Bertrand Bisimwa, nabande abo bose mwumva ko aribo bavuga. None se rero buriya rero uko inkotanyi zikora systeme y'inyenzi, buriya niba ari Bertrand Bisimwa uvayisiwe, ni inyenzi ikomeye, ya nyenzi ya Maneko ikomeye, buriya yibeshye gatoya yarasigwa no mu ndaki. Nuko biba bameze, biba ari parallel, nka kwa kundi irangirwa ngo bita ngo ni president, nge ntahita ngo president kubera ko ari ibandi, iza igafata igihugu, yabanje gushyiraho Bizimungu, simwabonye ko yabigenjeje. Kuriya yagiye ikihisha inyuma ngo ni vice president, ngo ubwo leta ngo igiye kugira vice president, nyamara yamara kuba president, vice president kabura. Ubwo kose ni ubucakura bw'amabandi. Ubundi ni ikintu mwigeze mubona ikintu cy'amabandi kirenya ni ikihe kwe? Hari kiriho ngo ntacyo. Ubwo rero naringeze kuri Monisco nguje kuba mbega cyangwa se nguje kunekera ngo inyenzi inkotanyi, ntabwo bishoboka. Simvuga ko hatarimo elema zikorana n'inyenzi inkotanyi zinarimo, kuko niba ari Monisco ni abasirikare bawo, ni rero murabizi ko baturuka mu bihugu bitandukanye, ashobora kuba ava mu gihugu kiri gukorana n'inkotanyi, ashobora kuba zikunze, ariko bavandimwe, buriya nibyo nababwiye ngo ntabitagira iherezo. Ibintu bigeze ku iherezo, ntabwo bikiri bya bindi ngo bagiye kunekera ngo u Rwanda cyangwa se iki. M23 nge sinyivuga, naranabibabujije, ni inyenzi inkotanyi na RDF yayo, ngo igiye kubanekera Uvira. Irabanekera Uvira ko mwarangije kumva ko Blackout iriyo yagezeyo. Irabanekera, muzi ko ingabo z'u Burundi zirinze umupaka wazo kandi ko ziwurindira muri Uvira. Bavandimwe, buriya ntabwo mujya mubona sheke y'inkotanyi ahantu yagiye iboneka. Niba koko zaraparwenye kugera muri Uvira, kandi ko Uvira nabwo kugeramo ntabwo bwari imbaraga zabo. Narababwiye ngo ni umutego wabashibukanye w'u Burundi na Kongo. Tshisekedi na Ndayishimiye barabateze. Aba bakuru bacu b'ibihugu bafite imitego, bafite ubwenge bari gukoresha, kandi n'Imana mwibuke ko bari abantu ni gatumwa y'Imana. Niba Imana iri gukora muri ino ntambara, mumenye ko iri gukoresha abantu. Bariya abantu barateze, u Rwanda rwirohamo rubaruguyemo. Noneho kuvamo biba ngombwa ko kuvamo byari, niba naguteze uri imbere ukagwa muri gakoco, nose kugukura muri ya gakoco sinjye urabikora. None no kubakuramo nibo banabikoze. Yes, niba mwumva Trump abwira Tshisekedi ati ikibazo cyose ugize ubu kugeza uno munsi, ari akantu nyine nakavuze, ariko ntago karanshiramo. Uburyo Tshisekedi bamushyiraga, Trump yaramufasha, muzi ukuntu bakinisha umwana mu ntoki, umwana mutoya umucigati, muzi ukuntu munamukinisha, niko Trump yari gukinisha Tshisekedi. Mubifate muri iyo sanse, mubirebe mu mwuka, niko yari kumusimbagiza ngo nubona ikibazo ujye umpamagara ngiye.
mu baperezida barunzaho byabandi b'ibikonyozi babandi bafite ibihugu byabo bifite ubukungu, ni nabo buri abayobora igihugu, ni nabo nako bayobora isi. Aho rero nibo babakuyemo. None murabona uburyo bavuye muri Uvira ngo bagiye kubanekera, babanekera iki? Murabona aho Minembwe igeze. Rero ngo bari gushaka kujyana ibihumbi n'agahumbi bavandimwe kugira ngo wenda igisesero yeje ubundi kuri 18 izagere bafasha ahantu. Never nibishoboka. Never again. Nibishoboka ahubwo nibibeshya ngo barashya igitero cyane simushye. Nuko n'inkotanyi nazo Imana yarazivumye. Zaravumwe nta bwenge zigira, nta nicyo zinazi na kiki. Nibaza n'ibyo baterege ngo bari kwiga biranyobera. Ubu baziho aho bageze, bazi ibihugu bibagejeje, babona Kagame agenda yihishe buno, bakavanga ubu no bari gushaka ngo ba progress bagere bageheze. Aho batageze imyaka yose ko bagombye kuba bageraga Kinshasa bamugari mu mezi 6, ariko mugango baracyavuga rihera. Baracyavuga ngo ntabwo azagwanira hajya ngo mu gihugu ngo za televiziyo zitameneka. Ariko igihugu cy'u Rwanda kigira televiziyo abandi ibindi bihugu bitagira. Kujya gifite ubukungu. Bavandimwe rero nibyo mbabwira ngo bya MONUSCO mubiveho, nta niyo bananeka simvuga ko bataneka. Ese ko abari gushuka abantu ngo bagiye kunekera ngo RPF Inkotanyi, kuki batavuga ko bazanekera noneho Kongo bageze Igoma? Ingabo za MONUSCO zigiye kuba zirigo. None se reka tuve niba ari igihumbi hakaba harimo 20 wenda bashaka gukorana n'u Rwanda. None se abo ngabo 980 bo bazakorana nande? None niba bakorana na Kongo se ibyo ari aho bamwe banekera Kongo abandi bakanekera Inkotanyi bakaneka. Kandi donc Inkotanyi zo ziri mu ntuza ahantu ziri bari kumwe nazo. Simvuga ngo baneke muri se Inkotanyi barazinekera ngo bavuge ngo ugisangani hari abasirikare hari ibi nibi, ibyo se babibabwira ngo bibamarire ko batanagira. Bira yo kuvuga ngo barohereza ibisasu ibyo se byanavuga. Ese buriya bira bisasu bohereza menya rega umutego Kagame yari yarashatse baramupfubanye. Kagame yari yarashatse ko natera Kisekedi azagira umujinya yabonaga Kisekedi uburakara afite ati nawe arahita arasu Rwanda. Noneho narasu Rwanda duhamagare kwa kundi twamenyereye gukotsa, noneho dukotse baraduteye inkeramwe ziraduteye Fidel barayiri inyuma ibiki ya mahanga rero y'ibicupuri y'ibipfobagane batangira basakuze. Ubwo rero noneho Kongo noneho irushaho gupfa, ntibyemeye mu izina rya Yesu. Ntago umutego Kisekedi yawugwamo, afite abajyanama bazima, niyo bari ba majoro be ba generali b'ingabo nabo bicupuri batamugira inama, afite abandi banyapolitike bamugira inama s'il vous plaît. Ubu se Kisekedi urabona leta yose yavuyeho y'u Rwanda, niba hari umuntu uri libre uri uvugana nawe aramubwira kira kitu cya FPR cy'Inkotanyi. Iyo maneko irenze yo niyi umuntu uravuga uko Inkotanyi ziteye nuko zizira nuko ziramuka nuko zitekereza. Iyo mitego yananirwa kubibwira umuyobozi nka president w'u Burundi warabizi ko bahanganye nawe azamayeri yabo n'amanyanga yabo. Hari na Kisekedi nawe igihe babaniye wenda ramuwatiye yarahize, ariko rotre muwatiye yayibwiwe n'abahunze igihugu. Kandi barabana uwo babashe kuvugana aramubwira ati nuko bimeze nuko inyenzi nuko nizivamo bugiye gushyikirana uzava muzashyikirana. Ari nayo mpamvu aba batega umutego gukabashibukana, ariko batega ko umutego ntigufate Kongo cyangwa Burundi. Buriya bira bisasu bateye mu Burundi bari kugira mu Burundi buri post, noneho babona uko bata ku Burundi. Bigira rero abantu bafite intwaro, bigira abantu bafite power, bakibaza ngo niba bagenda ndashimye kuntu bavuga ati ariko mwebwe mwivuga ingabo zanyu n'ubutwari bwanyu, ariko twe ntimutuzi. Niye sheke mugira nibyo bibazo mugira. Bafite ubwenge bwo mu mutwe tena bafite force, ariko u Rwanda na amayeri y'ubunyanga bwo mu mutwe gusa. Niyo bagira force ariko na amanyanga mu mutwe, kandi umuntu udatekereza mu mutwe, umuntu utagira ubwenge mu mutwe, niyo waba ukora umushinga ungana gute niyo ugira ute, ibyo byose ni zero. Niki imibare yabereyeho. Bavandimwe rero icyo cyamaneko mugikureho ntago kiriho. Kandi rero ikindi murebe ko umwanzuro wa 28 witi niba ntibeshye, uwo mwanzuro uha MONUSCO imirimo ikomeye, inshingano zikomeye zo kuzagera bakarasa n'u Rwanda, bakarasa n'abanyarwanda. Niba rero bari kubanyuza buhoro buhoro, mwabonye rero abanyarwanda bari kwishima ngo bavukanye ngo n'inyeshyamba ngo bari gutemberana umukozi wa ONU, gukira n'ikimenyetso kigaragara ko bazwi. None se ubundi kuvuga kuzwi ubu se wa mu president bagiye gufata Amerika yagiye gufata yamurobye itamuzi ntabwo yari imuzi. Ariko abantu bagiye bari bakure, niyo mpamvu ngende kuvuga ngo tureme groupe y'aba sagesse bamenye ibintu bagomba tumenye ibintu tugomba gukora, kandi tugende neza muri make tumenye uko dupanga na gahunda. Ni kuvuga rero bavandimwe ikibereka n'ikindi nubwo wenda bari kupubliya ngo bari gutembera nango bakoranye inama, nyine bari kuba nasara ukuntu batakorana inama nabo bicanye, bagomba kubabwira realite. Babyumvaga mu bitabo ko bati ni ibitabo koko, kandi ko babivuga Inkotanyi ko zijya zivuga ati bira nama ka
ariko noneho oni yimanukiye n'indege yayo iza nta n'umuntu iteguje, yego wenda buriya yarababwiye ati indege yawe nigiye kugaruka kumanuka ugiye kugeraho, nta wayirasa, barabizi. Niba barabwiye ati uyu munsi imbunda zanyu muzicurike hasi, buriya barabwiye ati imbunda imitutu yazo irebe hasi, indege yacu igiye kumanuka igoma. Nivyo ni itegeko, ni gutyo, murumva. Ubwo rero niba ari uko nyine, niba ari uko gahunda imeze, nyine imbunda zacuritse umutwe mwitaka, mbese ntibamanutse neza rwabakozeho. Reka rero noneho niba babyubahirije nyine, reka bagende bagire gute, babwire ikibazanye, mwumvishe ikibazanye, ukuntu bagiye koraho, bagiye gufasha abaturage, bagiye gutembera hose hose, buriya n'Igisenyi bazajya bagerayo, ni nta ikumiwe kurya, irebe neza. Ahubwo se izo nyenzi zajyaga zinjira, ubu muratekereza ko zirongera kwinjira n'ibyo bimodoka zikazajya zinjira zizi ko abantu bari muri Goma? Okay, nibashaka nibinjire, ibyo ntacyo bimbwiye. Gusa icyo nashaka kubabwira nuko icyo cya MONUSCO mu gikuraho ni etape yabo yabone yo kugira ngo ishyire mu bikorwa uriya mwanzuro wa 27/73 utegura uriya mwanzuro nyine wa 28/08. Ibyo rero bigomba ni process ni ndende, uko igenda nukubanza kubabwira n'ubundi bakavamo. Ntabwo ni gusa ikigiye kubafata cyane ngiye kubona ni biriya byo guhagarika by'imirwano. Niba bati duhagaritse imirwano, ubwo hajya hakurikiyeho process yo kugira gute, yo kwa kuri kurambika intwaro hasi, bakajya mu kantonoma yabo, inyenzi inkotanyi zikava ku butaka bw'u Rwanda. Niba reagisa rero bakaresista, ubwo birazaho cyakora byo mwami, ntabwo Imana yabinyeretse, simbizi. Ubwo ibyo byo bizabarebe, ntabyo nzi, ubwo ko bizaba n'Imana uko ibizi. Twishimire rero oni nako uyu iyobowe uyu muryango wunze ubumwe bwa Afurika, uyobowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, umukozi w'Imana twemera cyane, yanasenze mwabibonye, yahawe ubutware. Navuga ngo nawe ahawe indi nkoni yo kugira ngo akubite amabandi, yo kugira ngo akubite inzererezi zo muri kano karere zigize ishyano. Ubwo nawe nyine uko arazikubita, Tshisekedi we yarazimenaguye, yazigize gute, ariko Rwanda zagiye zitaragurika zihungira hirya no hino, kubera ko Tshisekedi wenda we yayobora igihugu. Ubwo aho zahungiye hirya no hino, Uwiteka yahaye ugiye kuyobora nyine Afurika yose, aho bwagiye butururukanya bugwa, yagiye kubukubita inkoni bwose abwohereze muri iriya nyanja ya Kamazuku, iriya rimbukiro ry'ibibi byose. Sinjye wahera. Ndumva rero nuko tunashaka kugira ngo mvugeho, ntimugire ubwoba, mutuze, musenge Imana yo nyiri byose, yo iturinda. Dukomeze dusengere ubutaka bwacu, dusengere gakondo yacu. Nubwo tuba turi kuvuga u Rwanda, buriya hari n'abarundi erega bari hanze, bari benshi bo tubane nase, ubayoboye bananiwe kujya mu Burundi wabo, ariko ntibajyayo kubera ko bazi ko baturanye n'umwanzi mubi cyane. Uwo mwanzi rero namara kuvaho, nta buhungiro buzongera, nta mpunzi zongera kubaho bavandi. Impunzi ziri hano muri iki gihugu ndimo z'abarundi n'abanyarwanda zijya kungana. None tuvuga ko zahunze ubutegetsi bubi bw'u Burundi, sirekada. Turavugana turabizi byose. Abakongomani bari hirya no hino banze kuza muri Kongo, abo bose ni ukuvuga ngo nitugerayo ziriya nyenzi ziraterwa Kongo. Ariko nibamara kumva ko inkota yasubiye mu rwubati, inyenzi bazicocanza aho iri hose, bayimenye umutwe, uzajya kubona yewe n'ubwo Burayi bari kwanga kuvuga ngo barakira impunzi ngo zijya mu bihugu, bazajya bazakira none baziguza amafaranga, bazajya batanga amafaranga kugira ngo Amerika yahagaritse gufata impunzi izijyana muri Amerika cyangwa se ibihugu by'Uburayi cyangwa se izo za Canada. Noneho abantu uzajya kubona ngo bose baritahiye, bagiye kwiyubakira ibihugu byabo. Aka karere CPG, Imana izaduhe amahoro, CPG yongere igaruka, kandi izagaruka turabizi. Murakoze rero, murakoze cyane, Imana ikomeze ibahe umugisha. Inosa namusabye niba wenda iyo nyigisho rero ishyiraho nayo nayohereje, ubwo ngubwo urakomeza yumve uko tugomba kwitwara. Nabyo biradufasha abavandimwe muri ubuzima turimo, nubwo tuba turi kurwana n'abadayimoni b'imibiri tuzi, hari n'abadayimoni tutazi, hari n'abadayimoni banyura babo batagaragara. Abo rero nabo tugomba guhangana nabo mu buryo bwa spirituality. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha, mukomeze mubane n'Imana kandi musenge, nimwicare. Abari ku mirimo, hari abazareno ndabizi bari ku rugamba, muri abo wenda biyita nimero, hari ushobora kuba afite n'imbunda cyangwa se ushobora kuba afite umurimo runaka, ariko ndababwiye ngo dukore neza, tuzakorera abaturage neza. Abaturage ako nari nkibagiwe, gukora umuturage ni umugisha abavandimwe. Mujye mubona ari nabyo Karasanye ka Myasiro bavuga, bari abantu barozwe wagira ngo bagiye mu Burayi bararogwa cyangwa se batagaciro. Umuntu uzi ngo yarize kandi yishyize kuri cano, yarigaragaje, yarangiza agakora amanyanga, ubwo azi ko nagera mu gihugu ariho bazamubona ko ari umuntu w'inyangamugayo. Inyangamugayo zigomba kubamo muri mwe. Niba hari umuntu utarigeze akorera umuturage kumukorera umuturage ibintu bya ruswa, hari abantu bashaka kugira ngo bakore umuturage ariko bamuprofita kuruca uko abaprofita. Ahubwo umuturage wowe uramwiha akaguprofita do prince yuko umuprofita. Mwese ni mitiwarite, ariko ni ukuvuga ngo
wakagombye kujyana umutima uvuga ngo umuturage arankeneye kurenza uko njye mukeneye, kuko wowe deja uranahembwa kandi wenda n'abaguhemba n'uwo muturage arimo uramukeneye, ugenda umukureho nako afite. Kandi noneho wagukeneye iki, nagukeneye wagukeneyeho amahoro, ni icya mbere. Ikindi cya kabiri agukeneyeho inyigisho nzima. Ikindi cya gatatu agukeneyeho iki, kugira ngo iterambere rimugereho. Ibyo byose babigukeneyeho. Noneho we reba, ugiye gukorera umuturage ugezeho ubwo ngo ukeneye iterambere ryawe. Ibyo ni ibiki bavandimwe? Nge nkorana n'abaturage, umutima wanjye niwo, ntabwo ndi kubabeshya, n'ukuri niko ndi kandi niko nzaba, niko nzahora. Ni ukuvuga ngo umuturage yaravugaga agahamagara nkumva ko yankeneye burundu. Bamwe baratangaraga ati ntabwo byumvikana ko umuntu yagukura mu kiruhuko wenda kuwa gatanu mu gihe nyuma saa sita mwaruhutse akagukenera kuri tere ukajyayo. Nge barabinyibwirira. Ibyo rero umukeneraho umuturage, baraba bashakaho amaruswa, baraba bashakaho indonge. Umuturage iyo umuretse ukamureka neza ukamukora ibyo ugomba kumukora, nta kintu umubwiye, nta kintu umusabye, na bya bindi wari ushaka kumusaba niba washaka kumusaba wenda 2,000 by'amanyarwanda ngo abiguhe kugira ngo umukorere serivisi, we iyo wanayimukoreye neza ashobora no kuguhereza 4,000 ntabiguhe siri plus, ukazajya kubona aranagusuye no mu rugo. Abaturage ni abana beza kandi ntabwo mbabwiye ngo muzakore gucyo mugamije ko bazabashimira ku Mana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mugire neza mudategereza iki, ibihembo. Ntuzategereza ibihembo kuko nutanabitegereza bizanaza, ariko umutima we nujya gukorera umuntu uri kumushaka w'indonyi, uri gushaka kugira ngo ubeho. Nawe urebe muvandimwe, hari ibyo ntavuze kandi tuzavuga. Nkanjye uburyo mbayeho ndi hano, uwabikwereka wagira isoni, wanamwara uri kumva uwo ndi kuvuga ngewe uko ndi kuvuga. Hari uburyo ubuntekerezaho, hari uburyo wenda umbonaho, ariko nkwiyeretse wese wagira isoni, watinya, wababara, cyangwa se ukagira impuhwe zirenze. Ariko kumva umuntu we ufite ubushobozi bwo ko yagenda no mu ndege, indege sindanayibonaho, indege sindayibonaho mu ntera ya metero wenda 10, ntabwo ndayibona. Byumve gutyo noneho. Ariko utambwira ngo wenda ndi umuturage cyane, ntabwo ndi umuturage nubwo ntari nayibonaho gutyo, bivuga ngo ntabwo ndayigendamo. Ariko umuntu ufite access yo kuyigendamo ankenere silver pravuye ngo ngire ikintu muha, naho ndangirije, ubwo wumva yaba yakumvisha. Rero bavandimwe, reka dukomeze twubaka igihugu cyacu ngo tukiri kucyubakira hanze. Ariko nazira nyenzi nuko zabigenjeje, zabanje zikereya intuza amagurupe, zikereya imiryango, zikereya iki, byo zatekerezaga byo n'ukwica no kurimbura, birumvikana, ariko byose byaberaga hanze. Twebwe rero icyo ndi gushaka dukora ni ukuvuga ngo hajya mu igihugu cyacu hana hakenewe ibiki, hakorwa. Twarabyize mu ishuri duherutse kwiga uburyo akarere kanaka hari ibikenewe, niba ari inganda zikenewe ni izi ngizi bikenewe, heri ibiki bimeze gute. Nge ndi agronome, ubwo niyo mpamvu ndi gutangaho izo ngero. Ariko bavandimwe, twirinde ikintu cyose cyatwambika isura mbi. Twe ntabwo turi kujya ku macano, birumvikana, ariko mbabariye umuntu uri ku macano wigaragaza ari gukora ibintu byangwa n'Uwiteka n'abaturage bakamugaya. Reka ndangiriza aha. Imana y'amahoro ibane namwe kandi ikomeze ibarinde mu izina rya Yesu. Bavandimwe dukunda kumva inyigisho tukayumvira hamwe muri rusange, ndabasuhuje. Yesu ashimwe. Inyigisho rero niyo ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2026. Inyigisho rero ikaba igenewe abantu bose babasha gutekereza ko kuba mu byaha umuntu akabigumamo, akabisubiramo, akagenda birepeta ngo bigere igihe ngo akihana ngo ibyaha akabibabarirwa. Abo bantu bavandimwe bakunze kubaho, bakibwira ibitari byo, bakabasha kwihesha amahoro, ariko muri make hari ibyaha Uwiteka adashobora kukubabarira. Bavandimwe, bakunda kuvuga abantu bati ibyaha byose Uwiteka, nta cyaha Uwiteka atababarira, ariko birashoboka ko ushobora gukora icyaha ukiguyemo pe, kigutunguye, ukabona wakiguyemo, wakigezemo, wenda se ushobora no kugira n'intege nkeya, ntawe ugufashe ku ngufu, ntawe ugize ute, ariko ukumva icyaha wakigezemo. Icyo gihe ukikivamo ugasaba Imana imbabazi kandi ukarahira kutazongera kugisubiramo. Mbese umutima wawe Uwiteka akabona ko utazongera gukora icyo cyaha, kuko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo, naryo turibuze kumva ngo Imana ntinegurizwa izuru. Imana ntinegurizwa izuru. Iryo somo rero turibona mu Bagalatiya ibice 6 umurongo wa 7 gusa, ivuga ngo ntimwishuke, Imana ntabwo inegurizwa izuru pe. Inyigisho rero nkuko nabibabwiye mugiye kwigezwaho n'umuvuga butumwa bundi musanganywe Ernest, niwe ushaka kugira ngo abanyuriremo icyigisho cy'uno munsi. Turi buze kusanga muri Samuel wa 2
ibice 12 umurongo wa 16 kugeza umurongo wa 24. Aho niho nashatse kugira ngo wenda azasome cyane, wenda ariho azareba cyane, ariko muri make ni Samweli wa kabiri igice cya 11 ukakimara ukagenda ku cya 12 nibura, wenda ugahera ku murongo wa 16 ukageza kuri 24. Ariko byose bibaye byiza bikakorohera, iyo nkuru yose ya Dawidi, mwami Dawidi, wayisoma. None wamara kuyisoma kugira ngo bigufashe usobanukirwe ko hari ibyaha Uwiteka adashobora kukubabarira, cyane iyo ari ibyaha nyine bituruka nk'uko uraza kumva uyu Dawidi yakoze, cyangwa se n'undi muntu ashobora kubikora. Wongere ugusome Abagalatiya ibice 6 n'ubundi nkuko nabivuze umurongo wa 7. Aho niho urasobanukirwa wumve uko bimeze. Bavandimwe rero, inshuti bakundwa, kuri uyu munsi nezero no kugira ngo dusangire iki cyigisho. Iyi nyigisho nge nabonye ko abantu benshi bakunda kuyoba, bakunda kujijwa, bakunda kuba bakwibeshya ngo hangwe ejo ngo nzababarirwa, ngo nta kibazo reka mbikore nzababarirwe, ariko ntabwo ari byo. Reka tubanze wenda tunyure muri make, ndagenda ntabwo ndasoma, nirangije kubabwira imirongo muzasoma cyangwa se igitabo muzasoma. Ni Samweli wa kabiri igice cya 11 ukakirangiza, ugafata cya 12 nacyo ukagira wenda nibura nacyo ubirabaye ngombwa wakirangiza, ariko nibura ugeze ugahera ku murongo wa 16 kugeza wa 24 kumva icyo hakubwira. Ubwo rero iki cyigisho kimeze, iyo nkuru imeze gute? Iyo nkuru ni ya Dawidi yaravuye ku rugamba, noneho ari kwitembeza. Inyandiko ivuga ko ngo yari ari gutembera hejuru y'inzu y'umwami. Ntabwo umuntu asobanukirwa wenda inzu y'umwami yihe, ese umuntu agenda hejuru y'inzu, ntabwo mbizi, ariko ubwo byari byose ni inkuru cyangwa se ni igitekerezo cyangwa se nuko nyine bimeze, iyo nyandiko niko imeze. Yaravuye ku rugamba ndetse yatsinze ariko urugamba nyine rukiriho, aritembereza koko ngo abona umudamu uri koga neza, wiyambuye mbese ari koga. Birumvikana ko ubwo yahise amubenguka, ahita amwifuza, birumvikana ubwo. Noneho ngo aragenda, ageze mu rugo, wenda binyuramo ndi kwihuta, mbese ni inkuru ndabara kugira ngo wenda ubyumve, ntabwo ndasoma ko amagambo gameze, ariko muri make nuko bira bimeze. Agezeyo rero ngo arabaririza, uyu mudamu umeze gutya, waha naha bimeze gute, nuwahe, yitwa nde? Bati Uriya se ntabwo umuzi, ni umudamu wa Uriya. Kandi Uriya nawe yari ari ku rugamba, ubwo ngubwo Dawidi yaravuyeho. Ubwo noneho atuma abagaragu, urumva ko yari umwami, noneho atuma abagaragu ati mugende mu munzanire. Umwami rero usibye nabo muri Bibiliya n'abami mu butegetsi bwagiye bubaho, umwami yari byose, yafataga icyo ashatse, yajyanaga icyo ashatse. Ariko ahangaha ku Mana ho birumvikana ko yarengereye, kubera ko yari umukozi w'Imana, kandi noneho agomba kubaha iby'Imana yubaha inezererwa. Amutumyeho rero amuzana kugira ngo birumvikana aryamane nawe. Yaramuzanye rero ngo aryamana nawe. Ubwo birangira n'ubundi ngo nk'ejo Mukawuriya wa mudamu aramutuma ku mwami ati burya uzi ko ntwite. Ubwo rero Uriya birumvikana ko Dawidi birumvikana ko kahise kazamo akubwoba, yumva uburyo atwite inda y'umwami kandi umugabo we nawe ariho, abona ko mbese wenda hari hazabamo ikibazo. Sinzi niba yaratekereza ati wenda n'umugore azabibwira n'umugabo we, bimere gute, bigaragare, bitangazwa ahantu, byumvikane hose, bikwire. Noneho yigira inama yo kugira gute, yo gukora cya cyaha ngiye kubabwira, kandi n'igisa nacyo muzamenye ko icyo ngicyo Uwiteka atakibabarira. Ubwo yigira inama yo gutumaho Uriya, ahamagara Yowabu, aravuga ati, Yowabu ubwo yari nk'umukuru, yari nka chef d'état major ku rugamba, niwe wari uhagarariye ingabo. Amutumaho ngo namwohereze Uriya. Uriya ahageze aramwibajisha nyine ati ese ku rugamba bimeze gute, aramusobanurira. Noneho aramubwira ati rero ubwo uje birumvikana ko wenda unaniwe n'iki, wowe karaba, ujyanda wigire mu rugo ukaraba ibirenge, mbese wiruhukire muri make. Nuko ijambo ry'Imana niko inyandiko ivuga. Noneho Uriya aho kugira ngo ajye mu rugo, kubera ko urumvikana aho ibwami nyine hari abantu barinze isanduka y'Uwiteka n'ibintu byinshi cyane baba barinze aho ngo barinze n'umwami. Aravuga ati koko ubu ngende abandi bari ku rugamba, noneho n'abangaba bari hano barinze umwami n'iki, kuko ubu ngende ngo njye mu rugo, urugamba rurahinanye, abantu bari gupfa, bimeze gute? None ngende ngo njye ndyame ngire gute? Aravuga ati oya, ntabwo ibyo ngibyo kabisa, uko kwishimisha ntabwo nabijyamo, ahubwo reka ndarane n'aba ngaba baraye hano wenda ku irondo, niko nabivuga, niho bararana, ubwo wenda azakomeza agendesho. Uriya rero ngo yigiriye inama, noneho babandi babazamu barinze umwami cyangwa se babantu babagaragu b'umwami baza kubwira Dawidi bati burya Uriya ntabwo yatashye.
Dawidi rero yibaza impamvu Uriya atatashye. Noneho aramubwira ati rero ejo ntunagende, uzasibire ejo urare n'inaha nzakubwire. Uriya rero arabyubahiriza. Ubwo we yagomba no gusubira atageze mu rugo kubera gukunda umuhate w'umurimo w'Imana, cyangwa se kwa kundi bavuga ati umurimo werekejeho amaboko ujye uwukorana umwete. Ubwo birumvikana, aravuga ati noneho ngo umwami amwicaza aho ngaho iwe, aramugaburira, amuha ibyo kunywa by'inzoga, aranamusindisha, amuha n'ibisindisha, arasinda. Noneho asinze rero, ubwo noneho nanone ngo yirarira aho ngaho, ntiyongera kugira gute, ntiyajya mbese mu rugo nk'uko umwami yashakaga ko, mbese yari ari kugira ngo tubere nasinda agenda ajye mu rugo, narara aribwo bizaba bigaragara ko yanda bizavugwa ko ariwe wayimuteye. Namwe muri kubyumva. Noneho ubwo ntibyakozwe. Bidakozwe rero, umwami nyuma, ubwo birumvikana ko yagiye ku rugamba, birumvikana. Noneho atari yagenda, ahubwo umwami afata urupapuro arashishimuza, yandikira Yowabu uwo mugabo w'ingabo, birumvikana ati rero uyu Uriya mukora ibishoboka byose mumwegereze ku rugamba ahantu ruraba ruhinanye kugira ngo apfe. Ubwo urupapuro ararufunga kubera ko Uriya ntacyo yarazi birimo, ararutwara arujyanira Yowabu. Yowabu rageze, aramaze kurubona, ubwo nawe nta kindi yakoze, ubwo yumva ubwo yaravuze ati umwami kuva yandikira urupapuro rumeze gutya, impamvu ashatse kugira ngo apfe birahari. Birumvikana ntiyamubajije. Noneho bamushyira ku rugamba, agira gute, abarapfuye, abaramwisha. Noneho bamaze kumwica, ubwo birumvikana wari umwishe ninde, ni Dawidi niwe wari umwishe, birumvikana. Noneho ubwo Yowabu yohereza noneho intumwa ngo ujya kuvuga amacumu kwari kugenda ukavuga ibintu byabaye ku rugamba, uko abantu ibitero byabaye mwisha abantu, cyangwa se nabo babishe gutyo. Noneho Yowabu nawe aravuga ati nugenda ukabwira umwami, kubera ko twapfushije abantu, birumvikana abagaragu be bapfuye benshi, kugira ngo atarakara, wowe umubwire ko nubona umubwiye ko nararakaye, umubwire ati na Uriya w'umugaragu wa Uriya nawe yapfuye, kuko yashakaga kwapfa. Noneho ubwo aragenda arabivuga. Noneho abimubwiye, umwami atangiye kurakara, wenda agize ati kuki mwagenze gutya, aravuga ati nyamara mwami, ati yego abagaragu bawe bapfuye n'abaki, ariko na Uriya yapfuyemo. Noneho ubwo umwami ahita yumva ko kuruva Uriya yapfuye, ati mbese byose yumva ko byose birangiye, yumva ko ibyo yifuzaga, mbese ibyo yashakaga ko biraba mbese byabaye. Noneho ntiyabyitaho, ahubwo atuma kuri Yowabu ati wowe genda umubwire uti inkota yo yishe umuntu, ibisigaje undi wo kwica gutyo, mbese ni nkako nabivuga, ubwo biri gutegura undi uzicwa nyine nyuma. Noneho ubwo nani Dawidi amaze kumva ko noneho Uriya byarangiye, ahita atumaho wa mudamu noneho wa Uriya, araza noneho birumvikana amutungira kimwe. Ubwo noneho kubera ko Uriya adahari, ubwo nyine ni nkaho yavuze ati ubwo abantu barabona ko umugabo we yapfuye, noneho umwami akaba agize gute, akaba ari we umutunzi. Ibyo bintu namaze kubikora, Uwiteka yagize gute, yararakaye. Amaze kurakara atuma Natani nawe ni umugaragu we, birumvikana, aragenda ajya kwa Dawidi. Ubwo birumvikana ko yamubwiye ibyo aramubwira. Natani aragenda, ageze kwa Dawidi aramubwira ati rero hari abantu babiri batuye mu mudugudu umwe ari umukene, undi ari umutindi. Umukire undi ari umutindi. Ati noneho wa mukire yari afite amashyo n'iki byose, ibintu yoroye byinshi, ariko umukene nta kintu yari afite akantu k'agatungo kamwe. Ati noneho bukeye wa mutunzi haza umushyitsi aje kumusura. Noneho arareba ati ntago nakwikorera mu matungo yanjye n'iki, reka njye gufata kariya n'ak'umugaragu wanjye nako. Atubwa iby'umugaragu ni nk'ibyanjye, aragafata akajya nkawe yafata agahene uwo mukene yari afite, agenda akabagira wa mushyitsi, birarangira nyine ubwo arakamugemurira. Ati none rero ati birangiye nako, ati abikora gutyo. Noneho ubwo nyine Natani yari kubarira Dawidi, ati noneho ubwo wa mukene abasigariye aho, kandi noneho wa mukire yari afite byose, nta kintu yari abuze. Noneho Dawidi ubwo rero nawe aba aravuze ibintu bya kera rero, byaba birimo, navuga ngo ni nk'imigani, biba biri mu mwuka ariko biri guca imigani nyine ukuntu. Natani aravuga ko Dawidi ati noneho arakarira uwo muntu wakoze ibyo ngibyo, aravuga ati yewe rero nshyizeho itegeko, uwo muntu wabaza ako gatungo k'uwo nguwo agomba kukariha inshuro enye, kandi akamburwa n'ibyo yari anafite byose, ndetse akaba yanakwicwa. Nuko ubwo noneho amaze kuvuga, mbese amaze kumucira urwo gupfa, amaze kukwereka ko ibintu uwo nguwo yakoze ibyo ari umuntu mubi, yakoze ibintu bibi cyane. Noneho Natani aramubwira ati rero uwo nguwo ni wowe Dawidi, wowe wamaze kwica Uriya, urangije kumwica kandi umwicishije, noneho ucyura umugore we. Ati umwami yakwimikishije amavuta, Imana yakwimikishije amavuta
igukiza Sawuli, iguha n'abagore ba Sawuli, baragusasira baragusegura bagira gute, byose ibintu byose irabiguha. Ati none ubw'ibyo ngibyo urarenze, ati niyo biza kuba nabikeya, ati waragize gute, uba warambwiye cyangwa waragize gute nkakongera n'ibindi. Ati ariko none kubera ibyo wakoze, ati abagore ufite n'ubundi ngiye kubakwaka, mbashyingire, mbaho undi muntu, mbashyingire undi mugabo w'umuturanyi wawe. Nimara kubaho umugabo w'umuturanyi wawe, abatungire ku mugaragaro ureba izuba rirava. Noneho ati wewe byaba bikoreye mu bwisho, ati ariko njyewe nzabikora ku mugaragaro abantu bose bareba. Nuko ati kubera iki? Kubera icyaha wakoze kitari cyo kwihanganira, wakoze ibyangwa nanjye Uwiteka. Nuko ubwo rero amaze kumubwira ibyo ngibyo byose, noneho abagize Natani nako Dawidi aravuga ati Mana yanjye, mbese ujya nuko bimeze? Ati nacumuye ku Uwiteka pe, ibintu bikomeye cyane. None avuze ati nacumuye ku Uwiteka, wenda bigaragare nkaho yari yicujije. Natani rero yari nk'Imana yari kumuvugira. Natani mu buryo yatumaga yari nkaho Uwiteka uri kwivugira, ubundi Imana yigutumye niyo ikuvugiramo muri wowe iyo uri intumwa nziza. Niba ari umuntu uri guhanura, burano kuvuga ngo ni Imana ibiri kuvuga, yari guhanura mu by'ukuri, yari kwerekwa mu by'ukuri, ari guhishurirwa, ni ya Mana ibiri kubikora. Noneho ako kanya ahita avuga ati rero urupfu ntago, inkota igiye mu muryango wawe ntabwo izavamo. Ati none kubw'ibyo cyakora urupfu ntago, gupfa kwawe ntago urapfa, ariko uriya mwana navuka agomba kuzapfa uko byamera kose. Ubwo noneho mbese ubwo Uwiteka baciye iteka, ubwo biba bibaye gutyo. Noneho nibwo umwana amaze kuvuka rero birumvikana, hari ahantu ntaje kuvuga ko nyine wa mudamu Uriya, nako wa mudamu wa Uriya yamaze kumva ko umugabo we yapfuye, noneho amaze kumwiraburira nyine no kugira gute ya mihango yo kugira ku muntu wapfuye nyine wawe. Noneho ngo birumvikana niho yahise ajya kugira gute, ajya kubana n'umwami rero. Noneho ubwo umwana avutse Uwiteka nako arashaka, mbese ubwo birumvikana ko yari arwaye. Noneho Dawidi akora ibishoboka byose, yafashe iminsi 7 arasenga, ajya mu ivu, yigaragura mu ivu, yambaye ibicira, nagira gute, arahamagara Uwiteka, Uwiteka we mbabarira, agira gute. Ariko byarangiye ku munsi wa 7 umwana niho yanogotse, ndetse ngo abantu b'ibwami bari baraho mu rugo, ngo nibo nako bari baraho mu rugo, nibo bamubwiraga bati bari kubona ngo uburyo ari kwigaragura hasi, bakamuha ngo n'ibiryo ngo arye, ngo akanga, ngo akigaragura ababaye cyane ari kurira. Noneho ubwo nyuma noneho umwana anogoka ku munsi wa 7 wo kwiyiriza ubusa. Ubwo rero babandi bamushungeraga bareba, ngo babonye umwana amaze kunogoka, ubwo nyine birumvikana ko yari ari gusengera kugira umwana akire, Imana imukize abeho. Mbese yasenze amasengesho yose abaho, yarihanye kwihana kubaho kose, nta kintu atavuze, nta n'icyo atakoze. Ariko Uwiteka kubera ko yari yakoze ibintu icyaha kitihanganirwa, ntabwo yagomba kumubabarira. Nuko ubwo rero noneho babagaragu bamaze babonye umwana apfuye, ngo barongorerana barabatisiwe, tugiye kumubwira n'ubundi yatumerera nabi, twamubwira ngo narye, umwana ari muzima akanga kugira icyo akadusubiza nabi. Noneho ubwo reka tumwihorere, ubu noneho yarushaho kutubwira nabi. Noneho bari kongorerana ngo barabibonye, umwami barabibonye, atangira gutekereza ati wabona apfuye, wabona avuye mu mwuka. Noneho arabaza ati ese arapfuye? Atarapfuye, birarangiye. Nuko ubwo noneho ngo bahita haguruka, yambara imyenda myiza, gira gute, arakaraba, abivamo, mbese ngo ajya mu nzu y'Uwiteka, ajya gusenga. Noneho agira gute, noneho agira gute, araza ngo noneho ngo akajya ngo arya, ngo noneho ararya. Baranamubaza ati ese none kwanze kurya umwana akiriho, none ukaburiye yapfuye? Ati none se ubundi, ati nakomeza kurya se ubundi ko niyiriza gusa ndi kugira ngo ndebe ko yakira, none amaze gupfa se nanone nakongera kwiriza ubusa, niyiriza ubusa bw'iki? Ngo aho agiye ngo njye namusangayo, ngo ariko njyewe aho ndi ntashobora kongera kuhansanga. Ubwo rero mbese igitekerezo cyangwa se ibyanditswe bisa nkaho birangirira aho ngaho. Nuko bavandimwe rero mutiyese, ariko ubwo nyine ngo uwo mugore barabanye, ngo nyuma nanone yongera abyara umwana, ngo amwita Salomo, ngo Uwiteka aramukunda. Aha hantu rero niho ku murongo ndatekereza 24 nashatse kugira ngo mbabwire ngo nubwo Uwiteka yanze kugira ngo uriya mwana mubabarire abeho, yanze mbese kugira gute. Birumvikana ko Dawidi kubwe, urebye ukuntu yakundaga uwo mwana, ashaka ko uwo mwana abaho, ahubwo wowe kubwe yakagombye kuba wewe wapfuye, umwana akasigara. Ariko ntago byashobotse. Uwiteka yaravuze ati reka umwana apfe. Icyatumye rero umwana apfa ni iki? Ushobora kuvuga uti kubera ko yamubabariye ntapfe, atubwa icyaha yarakimubabariye. No, ntago yakimubabariye, kuko iyo ajya kumubabarira yaramubabariye byose, n'ubundi akavuga ati bundi baho n'umwana we, ariko ntuzongere. Impamvu rero yewe yamurekeyeho kugira ngo atapfa, nuko yari azi ko hari indi mirimo agomba kumushinga,
kabone ko niyo yanayikora wenda ari navuga ngo ari umuntu wakoze ibyangwa n'Uwiteka, ariko akabaho ngaho azi ko ari kumukoresha, ariko azi ko ari gukora nyine n'ubundi yarakoze amahano. Niyo mpamvu rero yavuze ati wewe gupfa n'ubundi uracyari mu kazi, ariko umwana washakaga kugira ngo abeho ntago bishobotse, ntago icyo cyaha ntago ushobora kubikubabarira. Bavandimwe rero, ushobora kuvuga uti hari uburyo nyine abantu bajya bibwira bati ngenza nubwo bwo ati dukora ibyaha, ati umuntu agenda agakora ibyaha ukabona ibyaha bibaye byinshi ariko akagenda akihana. Bavandimwe ndababwira ngo ntabwo ibyaha wateguye wagambiriye ntabwo bishoboka. Niba ufite umuntu ugambiriye ugomba kwica, ukamuhiga ukamubura, ukamutega umutego akawutaruka, cyangwa se niba uri umurozi ukamuha uburozi bwa mbere akabukira, ubwa kabiri ntabukire, ukabura munanguye noneho, cyangwa se ugashaka undi kuzamwicisha wenda ari icyuma cyangwa ari iki, nabwo ukamutega kugeza igihe uzamugera ukamwica. Icyo ni ikindi. Niba ari umuntu ugambiriye wavuze uti uyu muntu ndamwanga, nzagera gute sinzegera mvugana nawe, yaba ari wo mwitorero cyangwa se yaba atari wo mwitorero, ari nk'umuturanyi ati sinzagera niwe kugeza igihe wenda uzanava no mu mubiri, icyo cyaho kigifite gutyo, uwo muntu umwanga cyangwa se umuzira gutyo, icyo nzi cyo icyo cyaha ntabwo ushobora kukibabarirwa. Ndatanga urundi rugero. Mwese murazi ko ibintu mu itorero hari uburyo bavuga ko umuntu niba yishingiye aba akoze icyaha. Noneho niba abakoze icyaha ariko noneho yamara kwishingira akamara tuvuge wenda ukwezi kumwe cyangwa se ibyumweru bibiri, njyewe hari nabo njya mbona bamara ibyumweru bibiri akaza kuvuga ngo njye nakoze ubukwe bwa nijoro, ngo mumbabarire ngo nagize gute. Bavandimwe, icyaha Uwiteka ababarira ni iki ngiki. Ngenda babwira nkurikije ukwizera mfite n'umwuka w'Imana mfite, kuko ibyo mfite nahawe nibyo ngomba gutanga, ntabwo natanga ibyo ntafite. Bavandimwe, icyaha cyose Uwiteka kubabarira ni cyaha rya jambo mu Bagalatiya navuze ibice 6:7, utaravuga ngo reka mbikore nimbirangiza ngo nzajya gusaba Imana imbabazi. Aho hantu Imana ivuga ngo ntinegurizwa izuru, ukarabya indimu ukagira gute ugasa nk'uyicenga, aho nicyo cyaha Imana itakubabarira. Niba uri kuvuga uti urugero nk'uwo wenda uri kwishingira akaza mu itorero, kwishingira mwese ko mubizi byakugwa gitumo, cyakora wenda wafashwe ku ngufu uri umudamu, iyo birumvikana avuga ati byararangiye murabyabaye gucya, okay. Ariko uri umuririmbyi muri korali, n'umusore n'umuririmbyi cyangwa se n'umukirisitu, mumaranye igihe, mubayeho, murafiyansanyije, bigenze gute, mupanze gahunda kugeza igihe ubukwe buzabera. Ibyo cyose uzi ko ni uko uzi ko ari icyaha ugiye gukora, wabipanze urebe igihe bimara. Noneho ukavuga ngo byamara kurangira, mwabirangije, ukwezi kurangiye, urugo rwabayeho, reka tujye gusaba Imana imbabazi ngo batubabarire, ngo Imana ubwira ahita itubabarira, ahasigaye dukomeze korali twendereye. Bavandimwe, n'urugero wenda nashatse gutanga urugero kuri icyo ngicyo, wenda cyane focusinga aho ngaho, nubwo na kiriya cyo kwica umuntu ugabuga wagambiriye. Urabona ko Dawidi yagambiriye, yashakishije Uriya, aramushakisha uburyo arapfa biranga, amutega bwa mbere najye mu rugo bigaragare ko ari uzawateye iyo nda biranga, amupanga kabiri biranga, noneho agambira gahunda kugira ngo atereka mutsinde ku rugamba. Ntiwarangiza ngo Imana ngo nzasaba imbabazi. Ubwo si yo yaba ari Imana y'inyakuri koko? Njyewe Imana ikora gutyo ntabwo nakwemera ko ari inyakuri. Noneho tugeze kuri uwo muririmbyi wenda washatse gutyo wishingiye gutyo, aravuze ati twebwe tuzagenda ibyumweru bibiri gusa, tuzaba turangije ibyacu, tugaruke dusabe tuvuge ngo Imana mutubabarire, ubwo ngo Imana iratubabariye, asigaye twikomereze gahunda yo kugira gute, yo kurimba bya bindi twari twabuze uko twabikora, ubwo tube turangije ibyacu, ubwo twendereye ngo nyine turarangije gute. Noneho ikintu nshaka kubabwira bavandimwe, icyaha Imana ibabarira umuntu ni icyaha ugenda ukavuga ngo Mana nakoze iki, naguye mu cyaha iki ngiki, mbabarira mwami, iki cyaha sinzongera kugisubiramo, sinzongera kugikora. Icyo cyo ndemera ko Imana ikikubabarira uko kivuze gutyo. Naguye mu cyaha gutya, ngira gutya, bigenda gutya, cyangwa se naguye mu cyaha cy'ubusambanyi, none Mana ubwo byari umubiri warananiye, mbese si ubwo byagenze gutyo, mbona nakigezemo, ariko Mana mbabarira, sinzongera gusambana n'umunsi n'umwe. Icyo gihe ubivugishije ukuri, ubwiye Imana biri kubibona mu mutima, ariko iyo iri kwineguriza izuru nabyo bikubibona. Icyo gihe Imana irabikubabarira iyo uyibwije ukuri. None mumbwire, njyewe ndaguhize ndakwica, kandi warumbujije amahoro. Dizo wenda reka tuvuge wari perezida, njyewe ndi vice perezida, kandi uwo mwanya nshaka kuwujyaho. None ndakwikirije, ndakurangije, ndakwishe. Nzajya gusaba Imana, ndahita ngira gute? Ndahita njya kuri wa mwanya wa perezida, nzajya kubwira Imana ngo umbabarire, ngo ntawe nzongera gukora icyaha. Ni ikihe cyaha utazongera gukora? Icyo kujya kwica uwo muntu nangwa no kugira gute? Uwo muntu urangije kumwica byararangiye. Ni intebe washakaga wayigiyeho, wenda uzanayigwaho. Uravuga ngo ni icyo utazongera gukora. Ntiwambwira ngo ni icyaha cyo kwica.
kuko kwica wari ushaka kwica uwo nguwo wenda gusa, urumva. Noneho gushaka rero, niba ari wa wundi washatse muri ba basore wenda bashakanye bamara ibyumweru bakaza gusaba imbabazi mu itorero, bati noneho ati tuje kwihana, twakoze ibyangwa n'Uwiteka, none tuje kwihana. Baba baje kwihana ngo ntibazongera gute? Icyo cyane nibo bazacyongera kugikora gute? Baba bazongera kuba basore se ngo bongere bishyingire? Oya, icyo ngicyo ntabwo Uwiteka ibyo ngibyo ntabwo bibabarira. Iyo ari kubona atari icyaha uri kwihana utazongera gukora, ntabwo akikubabarira. Kandi noneho bikagaragara ngo ni icyaha waguyemo, ntabwo ari icyaha witumye, ntabwo ari cyo witumiriye ku buryo ugishakisha amanywa nijoro, ukamara ukwezi, hari n'abo bishingira bashobora no kumara n'umwaka bari gutegura iyo gahunda. Niba ko kugiye kugikora uzi ko ari icyaha, ukaba uzi ko icyo ugiye gukora ari icyaha, ntabwo Imana ikikubabarira. Ndangirije aha ngaha rero bavandimwe, reka tujye twe kujya twishuka. Mu Bagalatiya hari baravuga ngo ntimwishuke, Imana ntabwo inegurizwa izuru. Umuntu uragenda ukamuneguriza izuru, ukamunyomeka, ukamubeshya ati ndaguhamisha. Nk'umwana akabwira umubyeyi ati umwana yari yamubuze, akavuga ati mwana wari wagiye, ati nangwa mana, ati nangwa mama cyangwa data, ati nari nagiye gusura kwa runaka niyo narindi. Wajya ati ese wabagiye bameze gute? Ati baraho ubwo bantumye ngo mbasuhuze. Ubwo akaba aramwemeje, yarangiza ati ndakunyometse. Aho rero niko kunyomeka Imana, ukaba ngo urayihamisha. Ntabwo Imana bayihamya, ntabwo bayinyomeka, ibyo bari ukwibeshya. Bavandimwe rero, reka twe kujya twibeshya ngo tuvuge ngo ibyaha ngo turabibabarirwa, duhore mu byaha. Urwango ngubwo ururiho, uri guhigira umuntu, ntuzigera umureka kumuhigira. Ugambira umugambi mubi, ntabwo uzawuvaho mpaka keretse uwubonye. Nibagera gutanga n'urugero, ushobora kugambira umusore ati ngiye ngomba byanze bikunze ngomba kurarana n'uriya mukobwa cyangwa se uriya mugore, mpaka ukabigambira umwaka ugashira, ukamubura ibiri gashira, ariko wazaba umuguyeho ukamubona bikaba birarangiye, kuko asambana nawe. Ariko ubwo warangiza ati noneho ngiye kwihana, Imana yibwira ngo ntabwo uzongera kugira gute, kujya kongera gusambana nawe se? Oya, Imana ntabwo inegurizwa izuru. Ni ingero nyinshi natanze, namwe kandi mwakwishakira izanyu. Gusa icyaha uguyemo ukakigwamo birumvikana. Buriya bavandimwe, nacyo nagitangaho ingero. Umuntu ashobora kubera ko twambaye umubiri, koko umuntu ushobora kubona ko ukabona uguye mu cyaha cy'ubusambanyi utabiteguye, wenda uri mu ngando ukabona ukubitanye n'umuntu wa mugani, ukabona n'icyo cyaha muragikoze ariko utarusanzwe ubikora, kandi uzi ko utazongera no kugikora. Icyo gihe Imana irakubabarira. Ikindi, ushobora kugenda wenda waba ugeze nko ku nzira, ukawenda ukavuga uti inzara iranyice, reka nce kano kagori wenda nka kote, ariko ni icyaha ndabizi, ariko Mana umbabarire. Ukaba wenda cyangwa se ntubivuge, ntabwo wabitekereza ngo ubivuge. Iyo warangije kubivuga buryo uba wabipanze, ariko hari ikintu ugwamo. Cyangwa se nanone umuntu ashobora nko guhura n'umuntu, cyangwa se muri kumwe n'abantu, ukabona umuntu aragututse cyangwa gukubisa urushyi, kwashije urushyi, kubera wa mujinya nawe uhisugira ukanya, ugahita kamere gahitiza nawe ukamucapa urundi rushyi, cyangwa se yagutuka nawe ukabura amusubije, ariko nyuma ukaza kumva ko utagomba kumusubiza. Ibyo bishobora kuba no mu rugo, n'umugore n'umugabo, umwe akabona aguye mu cyaha kabisa cyo kumutuka, cyo kumucira mu maso, cyo kumukubita urushyi, cyo kumugira gute, kumwangiriza mu buryo bwose, ariko atari ibintu yagambiriye, ari ibintu biprovotse umuntu ako kanya. Icyo rero nicyo cyaha Imana igira gute, ikubabara ati birumvikana ko wagize kamere, ariko ndakubabariye, ntuzagira gute, ntuzongere. Ariko umaze kwica umuntu, ugiye ku ntebe, ntuzongera gute, kandi intebe warangije kuyifata. Imana rero ibahe umugisha. Murakoze kuntega amatwi. Mvuze byinshi cyane, ariko bavandimwe, byari bikenewe, kandi kugira ngo mbwire abantu bose bashobora kumva ubu butumwa ko akenshi murabizi ko umuntu ajya yishyiramo akiha morali, wenda hari ubyumvishije akumva ko wenda byari uko nyine yari abizi, ariko noneho kuva yumvije zino nyigisho akumva ko hari ikintu gihindutseho. Imana rero kuri wowe uhindutse, kuri wowe ubona ko hari inyungu bigize, Imana iguha umugisha. Kandi n'undi nawe wenda urakomeza gusa nkaho aragira, nasaba Imana ngo ikomeze imwambike imbaraga kugira ngo abashe gusobanukirwa kandi abashe kwirinda. Bavandimwe, kugira nabi ntacyo bimaze, gukora ibibi ntacyo bimaze. Murareba, hari umuntu uba wirinze, uzareba igihe wirinze ukamara nk'umwaka wirinze. Udizo wenda reka ngere kububatsi ngo, ukabona umwe mu bubatsi ngo, ukabona akumereye nabi, ukihangana, ejo bikongera ukihangana. Uzarebe numara umwaka wihanganye, uzabona wihaye agaciro, ubone ko uri umuntu ukomeye ku Mana, kandi wumve ko Imana nayo igufiteho gahunda ikomeye. Uzumva ari byiza. Ariko igihe uzaba waraswase nyine wararushijwe imbaraga, shitani yarakushije imbaraga, ukabona nawe urabikoze, niba umuntu agukoreye nabi nawe ukabura mwishyuye, uzumva ati hari ahantu naraguye. Wumve mbese ku buryo wumva muri uwo mwaka ukumva ko hari ibintu bitagenze neza, wumve mbese waragize intege nkeya. Aho rero niho bari kuvuga nti iyo wakoze neza nawe ujya wiha amanota, ukumva nawe ufite 6 mbese, umva nawe ukomeye mu mwuka, ukumva nta kibazo. Iyo umuntu akugiriye nabi ukumva nta kibazo wamutwaye, ukabona umuntu arakwanga, ukabona umuntu aragusuzugura, ukabona umuntu aragupinga, ukabona nowe ntacyo bikubwiye, ukabona utamusubiza mbese, nawe utamusubiza, wumva wihaye agaciro.
ibyo bintu rero muzabigerageze kandi Imana izabafasha. Reka dusenge Imana. Izina ryawe rero Yesu, mu izina rifite imbaraga n'icyubahiro, izina rifite ububasha n'ubushobozi, twari turimo Nyagasani mwa Imana tuvuga ku ijambo ryawe, tuvuga ko mwa Imana icyaha kigambiriwe Nyagasani, icyo cyaha udashobora kukihanganira, kandi ko wanditse ngo ntabwo unegurizwa izuru. Abana b'abantu dushobora kubaneguriza izuru, ukamubeshya ukamunyinyika, ariko we Nyagasani mwa Imana kubera kureba ku mutima, ntawe ukunyinyika ntawe ukubeshya. Mu izina ryawe rero Yesu Kristo, nashatse Nyagasani mwa Imana nk'umugaragu wawe, nk'umukozi wawe Nyagasani mwa Imana, kugira ngo abantu mwa Imana bibwiraga ngo ejo ngo tuzababarirwa, ngo reka dukora ibi ngibi, nitumara kubikora turihana. Hari n'ababyigamba mwami data wo mu ijuru, ndakwinginze ngo uwo mugambi mubi cyangwa se izo ntekerezo mbi zibashe kuvamo, ubashe gufasha abantu bose mwa Imana bari bumve Nyagasani mwa Imana buno butumwa, zibashe kubavamo kandi izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urukero rwo gukomeza kudufasha, ukomeze urinde buri muntu wese mwami. Ikiruta Nyagasani mwa Imana ni ukwihangana, kuruta Nyagasani mwa Imana ko umuntu yavuga ngo ndatsinzwe, ahubwo Nyagasani mwa Imana umuntu yihanganiye icyaha akihangana mwa Imana n'abandi babimukorera bamukorera icyaha, ibyo Nyagasani mwa Imana yaba ari kwera imbuto, kandi Uwiteka mubyeyi mwiza abantu bose baba bari kumureberaho. Urukero gufasha buri muntu wese uteze amatwi Nyagasani inyigisho, ararwigiriye ikimara. Ari n'undi Nyagasani mwa Imana wenda ukizeye ko azakora ibyo ashatse nyuma akazihana, abo bose mwa Imana ubaha imbaraga, babashe Nyagasani gusobanukirwa no gukomeza kubana nawe. Urukero rero kubafasha no kubagira neza, mu izina ryawe tubyambaje urakoze, amen.